cya shitani cyarakaye. Umusore utanyeza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we. Nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data ufite karisimbi. Abikunda simbo. Pandemic boy. Ndagushimiye kuri iki biganiro ndetse n'amakuru acukumbuye kuri DONTV. Ngiri kumva nitwa Badon. Nje kukugezaho bimwe mu bigwi by'umwe mu bagabo bakomeye hano mu itangazamakuru rya Afurika y'ibiyaga bigari. Uyu mushoramari w'umwongereza wamaramaje mu gushora imari mu itangazamakuru, akaba ari umwe mu bakora ibinyamakuru bikomeye hano ku isi nka BBC, Metron Radio Group n'izindi. Uyu mugabo ufite uburambe bw'imyaka irenga 25 mu mwuga w'itangazamakuru, akaba kandi afite radio mu bihugu bitandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba n'u Rwanda ruherereyemo. Yitwa John Wilkins. Uyu akaba ari umwe mu ngiro nziza z'abantu batangiye umwuga w'itangazamakuru bibagoye, aho yabanje kuba umutetsi wa kawa ndetse n'intumwa y'abanyamakuru. John Wilkins ufite ubumenyi buhanitse mu bijyanye no gutegura programme za radio, ibyo bita radio programming, radio imaging, ibyo twakwita nko guha radio umwimere binyuze mu birango byayo, radio marketing ndetse na radio promotion. Avuga ko yatangiye akunda kumva radio cyane ubwo yabaga ari ku ishuri mu gihe yari afite imyaka 16 y'amavuko. Nyuma yo gukunda itangazamakuru, yagiye gukora imenyerezo mu gatangira ateka ikawa cyangwa se icyayi abanyamakuru bagombaga kujya banywa, ndetse no kubafasha mu gihe hari ikintu bakeneye haba muri studio cyangwa hanze yayo, aho yahoraga yiteguye ibyo bita mu ndimi z'amahanga standby. Nyuma yo gutegura iyo kawa, John Wilkins yakundaga kwicara aho areba abanyamakuru akitegereza neza uko bakora ndetse no gukoresha bimwe mu bikoresho byo muri studio, nyuma za kwibaza impamvu nawe atashaka akazi nkako akava mu guteka iyo makawa. Nyuma yarakomeje ashyiramo imbaraga kugeza inzozi ze zibaye impamo, aho yageze n'akora amwe mu maradiyo akomeye mu Bwongereza. Nyuma yo gukora cyane kandi agakabya inzozi, John Wilkins yatekereje ku itangazamakuru muri Afurika, maze aza nk'iyagatera atereka umuzindaro wa radio mu gihugu cya Kenya, ahari mu mwaka w'1996, maze awita Capital FM. Nyuma y'imyaka ine yari imaze gushinga imizi kandi yaramaze kwigarura imitima y'abatuye igihugu cya Kenya, aho yashyizwe ku mwanya wa mbere mu maradiyo yarahagaze neza muri icyo gihugu. Ibyo kandi byamushyizeho igitutu cyo kumva ko agomba gushinga indi radio, cyane ko Kenya yari itaramara kwibaka mu ruganda rw'itangazamakuru, aho mu gihe kitarambiranye yise ashinga indi radio maze ayita Kiss 100, nayo yigarura imitima y'abantu karahava. Muri icyo gihe ibitangazamakuru bya leta biteye ishoti, maze arabyinekera aho yaje guhinduka inkingi ya mwamba mu ruganda rw'itangazamakuru rya Kenya. Nyuma yo gushinga Kiss 100 kandi ntiyanyuzwe kuko yaje gushinga radio ya gatatu mu gihugu cya Kenya, ayita Easy FM. Ni radio yashinze nyuma yo kubona ko radio zayibanjije zibanda ku muziki dunda ndetse n'ibiganiro bitandukanye bivugirwa hejuru. Maze arishazengurutse ubwonko, maze aratekereza ati nkwiye gushinga radio icuranga injyana zituje kandi zigenda gake izo bakunze kwita blues, country ndetse na R&B, zimwe mu njyana zoroshye kumva nk'uko izina ribisobanura. John Wilkins avuga ko izina riba rigomba kugira igisobanuro kijyanye n'iby'ikigo runaka gikora, bikaba ngo ari nabyo byatumye ahitamo kwita radio ye Easy FM. Avuga kandi ko no mu bindi bikorwa by'ishoramari akora, akunda guha umwanya ukomeye izina ry'ikigo runaka igihe cyose agiye kwinjira mu bikorwa by'ishoramari, kuko amanya n'umutima we ko ari kimwe mu bituma ishoramari rigenda neza. Uyu mugabo udakunda kwigaragaza cyane mu itangazamakuru, ubwo yaganiraga na kimwe mu itangazamakuru byo muri Kenya ku wa 11 Kanama mu mwaka wa 2007, yatangaje ko yashoye imari mu itangazamakuru muri iki gihugu, atizeye neza ko hari aho azagera, gusa akomeza avuga ko yari yizereye muri experience yari afite. Nyuma yo kwahiriwe no gushora imari mu ruganda rw'itangazamakuru muri Kenya, yaje kwagura ishoramari yambuka imipaka maze ajya mu gihugu cya Uganda afungura radio yitwa Sanyu FM, nayo iri muzikuzwe cyane kandi yumvwa na benshi muri Uganda. Uyu mugabo wamaramaje kujya no gukita fari mu ruganda rw'itangazamakuru muri Afurika y'ibiyaga bigari, kandi yaje kubona amahirwe yo gushora imari mu Rwanda maze bimuvana mu Bwongereza, araza arenga Kenya ndetse na Uganda, araza yurukira i Kigali mu Rwanda, maze aragenda acakabaje ku Kimihurura, yumva amahumbezi arabanza ashira amavunane, maze atereka studio za radio gitangaza tamo umurongo igomba kugivugiraho 102.3, maze ayita Kiss FM. Kiss FM. Iyi radio imaze kwigurira imitima y'urubyiruko hano mu Rwanda, nimwe kandi muri radio zikoresha ikoranabuhanga rigezweho ku isi, aho bakoresha ikoranabuhanga ryitwa Raw Relay IP Radio Broadcast Technology. Iri koranabuhanga rikaba ari Kiss FM yonyine irikoresha hano mu Rwanda, aho rikoreshwa mu buryo bwose nko kuvanga umuziki n'ibindi bikorwa bitandukanye bigira radio inyura amatwi y'abayumva. Iri koranabuhanga ritanga imikorere isaba ibikoresho bike kandi bigezweho, aho badakenera mixer nk'uko andi maradiyo abikora.
Kuba Kiss FM igaragaza umwihariko mu mikorere yayo bigena n'ibikoresho bigezweho bakoresha ndetse n'ikoranabuhanga riri ku rwego mpuzamahanga. Kiss FM kandi nimwe muri radio hano mu Rwanda zikoresha abanyamakuru bakeya, aho kuri bafite abanyamakuru 7 aribo tugiye kugarukaho. Ku rutonde rw'abanyamakuru kuri bakora kuri Kiss FM harimo Austin Toshirwano wamenyekanye nka Uncle Austin. Ni umwuga w'itangazamakuru atangiye akora kuri Radio 10, nyuma akaza kujya kuri Flash FM, KFM, ahava muri 2014 aribwo yerekezaga kuri Kiss FM, akaba ari umwuga kandi afatanya no gukora umuziki. Undi kandi ni Kayigi Andi wamenyekanye nka Ndi umuntu binyuze mu kuririmba indirimbo zihogoza imitima, akaba kandi ari umwuga afatanya n'itangazamakuru. Yinjiyemo mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2022, nawe akaba ari umwe mu bagize ikipe y'abanyamakuru ba Kiss FM. Hari kandi witwa Antoinette Niyongira watangiye umwuga w'itangazamakuru akorera radio Isango Star, akorera kandi Radio 10, aza kuva mu mwaka wa 2015 aho yahise ajya gukora kuri Kiss FM agikurana n'ubu. Hari kandi Cyuzuzo Jean d'Arc aho kuri bakora ikiganiro cyiswe The Cozy Corner. Undi ni Sine Patrick winjiye mu mwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2023 aho yakoraga kuri Power FM, akaza kuva nyuma y'igihe gito kuri bakari umwe mu banyamakuru bakonzwe kuri Kiss FM. Ni umwuga kandi afatanya n'urwenya ari narwo rwamuzamuriye izina. Hakaba kandi n'umugore rurangiranwa Buterishija Sandrine. Ni umunyamakuru wakorera radio zitandukanye harimo Radio Sarusi, Isango Star ndetse na Kiss FM, agikoraho na n'ubu mu biganiro by'ubumenyi n'imyidagaduro aho kuri bakora ikiganiro cyitwa Breakfast. Ni umwe kandi mu bagore bayobora ibirori bikomeye hano mu Rwanda, cyane cyane ibyitabirwa n'abiyubashye, aho yayoboye ibirori birimo kwita izina kimwe mu birori bikomeye hano mu Rwanda kandi byitabirwa na bamwe mu bantu bakomeye baturutse mu nce zitandukanye z'isi. Kiss FM kandi nimwe muri radio zihemba neza hano mu Rwanda. Muri documentaire ikurikira tuzaba twateguriye inkuru irambuye ku bijyanye n'imishahara y'abanyamakuru ba Kiss FM ndetse na bimwe mu bintu byihariye mu mikorere yabo. Ngirinzwa Baron, Inidio NTV, ndabashimiye. Kandi subscribe kandi ufungure notification tujye tubana mu biganiro ndetse na documentaire zacu bya buri munsi.